Mu mateka y'ikoranabuhanga ku isi hari amazina adasibangana, ariko muri yo yose izina Bill Gates rihagaze nk'ikirango cy'impinduka. Ni umugabo wahinduye mudasobwa igikoresho cy'abantu bake ayigira icy'abantu benshi. Ni umuherwe ariko by'ikirenga, ni umugiraneza wahisemo gusubiza isi byayo. Murakaza neza mu kiganiro Ubuzima bushoboka. Ni ikiganiro mukurikira hano kuri Muhire JC official. Benshi twibaza uko byagenze ngo bagere ku gasongero, ariko turacukumbura tukamenya neza ibanga ibyamamare tuzi byakoresheje kugira ngo bagere ku gasongero aho twese tureba, tukibaza uko byagenze ngo bagere aho ngaho. Ni inkuru mpamo mu rugendo rwabo, zigizwe n'ibyiza ndetse n'ibibi, ariko zikaba zararemye ubuhangange mu ngeri barimo: politike, umuziki, filime, siporo, ubucurabwenge, ubwanditsi, ubukungu ndetse n'ibindi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'ubuzima ndetse n'intsinzi bya Bill Gates. Ikoranabuhanga, icyerekezo cy'ubugiraneza byamuranze byaje gute? Murakaza neza, njye ndi Muhire. Bill Gates yavukiye i Seattle muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku wa 28 Ukwakira 1955. Amazina ye nyakuri yuzuye ni William Henry Gates wa gatatu. Yavukiye mu muryango wifashije ufite indangagaciro zo gukunda umurimo, uburezi ndetse n'imibereho myiza y'abandi. Ise William Gates Sr yari umunyamerika w'umunyamategeko wubahwaga cyane, naho nyina Mary Maxwell Gates akaba yarabaye umwe mu bagore ba mbere bayoboye inzego zikomeye cyane z'ubugiraneza ndetse n'ubucuruzi muri Amerika. Uyu mubyeyi yagize uruhare runini cyane mu kumwigisha ko ubwenge butagira umumaro iyo butagirira abandi akamaro. Bill yari umwana ukunda cyane gusoma, gutekereza ndetse no guhatana. Kuva akiri muto yagaragazaga ubuhanga bukomeye cyane mu mibare ndetse no mu bumenyi rusange, ariko kandi yari umwana wirebaho cyane, rimwe na rimwe bigatuma adasobanukirwa n'abandi mu mibanire isanzwe. Ku myaka 13 gusa Bill Gates yinjiye mu ishuri ryihariye rya Lakeside School, ari naho yahuriye bwa mbere na mudasobwa. Icyo gihe mudasobwa zari ibintu bidasanzwe cyane, ariko kuri Bill yahise ayibonamo ururimi ruvuga ejo hazaza. Yanditse porogaramu ye ya mbere, umukino woroshye cyane wa tic-tac-toe. Nubwo wari muto cyane, kuri we wari intsinzi ikomeye kuko yari amaze gutuma imashini itekereza. Ahangaha rero niho hahereye urugendo rwe rwo kudasinzira, kwiga amasaha menshi ndetse no gushyira imbere icyerekezo cye kurusha ibindi byose. Mu ishuri niho yahuriye n'inshuti ye Paul Allen, wari umunyeshuri umurenzeho cyane imyaka mike. Bombi bahujwe n'urukundo rwo gukunda mudasobwa. Bamaraga amasaha menshi bandika porogaramu, rimwe na rimwe bagakora amakosa bagahanwa, ariko ntibacike intege. Bafatiye hamwe icyerekezo cyo gutangira ubucuruzi bakiri bato. Icyo gihe bashinze umushinga witwaga Truth or Data, wagurishaga porogaramu zipima uburyo imodoka zigenda mu muhanda cyangwa se mu mihanda. Nubwo uwo mushinga utabaye munini, wabahaye icyerekezo, wabahaye icyizere ko ikoranabuhanga rishobora kuvamo amafaranga ndetse n'impinduka. Reka tuvuge gatoya ku byo kureka Harvard ndetse no gushinga Microsoft. Mu 1973 Bill Gates yinjiye muri kaminuza ya Harvard, imwe mu zikomeye cyane ku isi, ariko umutima we wari uri kuri mudasobwa kurusha ku masomo. Mu 1975 afatanyije na Paul Allen, inshuti ye n'ubundi bazamukanye, yafashe icyemezo gikomeye cyane kureka kaminuza, ashyira imbaraga zose mu gushinga sosiyete bise Microsoft. Bari bato, badafite amafaranga menshi, ariko bafite icyerekezo gikomeye, igitekerezo cy'uko buri mudasobwa igomba kugira porogaramu yoroshye kandi ikora neza
cyabatanze imbere. Ibi byatumye habaho guhindura isi binyuze muri Microsoft. Microsoft yatangiye yandika porogaramu nto, ariko ihinduka ikomeye cyane yaje ubwo Bill Gates yasinye amasezerano na sosiyete IBM itunganya mudasobwa za mbere zagenewe rubanda. Bill Gates yafashe icyemezo cy'ubwenge bukomeye, nta byo kugurisha porogaramu burundu, ahubwo kuyigenera uburenganzira bwayo bwo gukoreshwa license. Ibi ngibi byatumye Microsoft DOS nyuma ya Windows biba umutima wa mudasobwa nyinshi ku isi. Microsoft yakuze vuba cyane. Bill Gates aba umuherwe akiri muto, maze ku myaka 31 aba umuherwe wa mbere muto ku isi. Reka tuvuge ku mico n'imiyoborere ya Bill Gates. Bill Gates yarazwiho gukunda akazi kurenza urugero, guhangana n'abakozi be mu bitekerezo, kudaha agaciro ibitekerezo bidafite ishingiro, ariko kandi yari umuyobozi wumvaga gutsinda ko bisaba gutekereza kure ndetse no kureba kure, yewe no kutigira inama zo kuryama ku ntsinzi ngo aterere iyo. Mu mwaka w'2000 Bill Gates yafashe icyemezo cyatangaje isi, kureka kuyobora Microsoft ku munsi, agahitamo kwitangira ubugiraneza afatanyije n'umugore we icyo gihe Melinda French Gates. Bashinze Gates Foundation, imwe mu miryango ikomeye cyane ku isi mu gufasha kurwanya indwara nka malaria na COVID-19, guteza imbere uburezi, kugabanya ubukene ndetse n'inzara. Kugeza uyu munsi iyo fondasiyo imaze gutanga miliyari zirenga 70 z'amadolari mu gufasha isi. Reka tuvuge gatoya kuri filosofiya y'ubuzima bwa Bill Gates. Bill Gates yemera ko gutsinda nyakuri atari ukugira byinshi, ahubwo ari uguhindura ubuzima bwa benshi. Avuga ko ubwenge bugomba kujyana n'inshingano, ikoranabuhanga rigomba gukemura ibibazo by'abantu. Avuga ko kandi ubutunzi butari umuti w'abandi, buba ari ubusa. Isomo rikomeye ku Banyarwanda ndetse n'Abanyafurika. Inkuru ya Bill Gates itwigisha ko aho wavukiye hatagena aho uzagera, icyerekezo kiruta impamyabumenyi. Anagaragaza ko kandi ubumenyi iyo buhuye n'indangagaciro bihindura isi, ndetse gutsinda nyakuri ari ugusiga isi iruta uko wayisanze. Gana ku musozo, Bill Gates si inkuru y'amafaranga gusa, ni inkuru y'umwana wiyemeje gutekereza kure, akemera guhara iby'abandi bafata nk'umutekano, maze agahindura amateka y'ikoranabuhanga ndetse n'ubugiraneza mu isi. Ubuzima bushoboka TV show itwereka ko ubuzima bushoboka iyo umuntu afashe icyemezo cyo kubaho ku mpamvu irenze we ubwe. Iki ni ikiganiro Ubuzima bushoboka TV show mukurikirana kuri Muhire JC official. Kora subscribe tubonane mu bindi biganiro. Ciao ciao.